Reka nkubwire nk'umuntu wicaye hamwe tuganira mwituze ariko umutima wuzuye amatsiko. Hari umunsi uzaza utangaje, umunsi uzaba usanzwe nk'indi yose. Abantu bazaba bari mu mirimo yabo, abandi baryamye, abandi bari mu masoko no mu mihanda. Hanyuma ikintu kidasanzwe kibeho, uwo ni umunsi wo kuza kwa Yesu Kristo. Yesu ubwe yabivuze mu gitabo cya Matayo 21, avuga ko azaza atunguranye nk'umujura ninjoro. Si uko azaba yibye, ahubwo nuko azatungura benshi batiteguye. Abantu bazaba bibereye mu buzima bwabo busanzwe, bamwe bavuga bati hari amahoro, abandi bibereye mu byishimo by'isi. Ariko mu kanya gato ibintu bihinduke. Ibyanditswe bidusobanura ko ukuza kwe kutazaba mu ibanga. Ntabwo azaza mu ibanga ngo abari bake bamubona. Oya, azaza mu buryo bugaragara, mu cyubahiro n'imbaraga. Mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 1:7 havuga ngo dore azazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Tekereza ko kanya isi yose ireba icyari, nta televiziyo izaba ikenewe, nta murongo wa internet bizaba bikenewe ngo tumenye ko yaje. Azagaragara mu kirere afite icyoro kirenze uko ijisho ry'umuntu ryigeze ribona. Hazumvikana ijwi rikomeye. Mu Batesalonike ba mbere ibice 4:16 kugeza kwa 17 hatubwira ko hazaba ijwi ry'umumarayika mukuru n'impanda y'Imana. Impanda izavuga, ijwi rikomeye ritigeze kumvikana mbere. Abantu bazahagarara, bamwe bagira ubwoba, abandi basimbuke kubera ibyishimo. Abapfuye bizera Kristo bazazuka mbere. Ni ukuvuga ko abizeye Yesu Kristo barapfuye bazahaguruka bave mu mva zabo, bahindurwe bafite imibiri y'icyubahiro. Hanyuma abazaba bakiriho bakamwizera bazahindurwa mu kanya gato, bahurire mu kirere n'umwami wabo. Ariko se isi izaba imeze ite mbere y'uwo munsi? Yesu yavuze ko hazabaho imidugararo, intambara, inzara n'indwara. Urukundo ruzakonja, ubugome bwiyongere. Abantu benshi bazaba bibereye mu by'isi ku buryo batibuka Imana. Ariko hazaba hariho n'abahagaze ku kwizera, bahamya ukuri, bakomeza kwiringira isezerano rye. Ukuza kwa Yesu Kristo ni si inkuru yo gutera abantu ubwoba gusa, ni inkuru y'intsinzi. Kuba mwizera ni umunsi w'icyubahiro n'agakiza kuzuye. Tekereza umunsi wamaze imyaka myinshi utegereje isezerano, ukihanganira mu bigeragezo, ukihanganira abagutoteza, hanyuma umunsi w'intsinzi ukagera. Ni nk'umusirikare uvuye ku rugamba agataha mu rugo rwuzuye ibyishimo. Ariko kuba atiteguye, uwo munsi uzaba umunsi w'agahinda n'amarira. Niyo mpamvu Yesu yakomeje kuburira abantu ati mube maso. Yashaka ko abantu bategura imitima yabo, bakihana, bakabaho mu kuri. Nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha bizaberaho, ariko ibimenyetso bidusaba kuba maso. Hari abatekereza ko ukuza kwe kuzatinda, bakavuga bati kuva kera barabivugaga ariko ntibiza. Ariko Imana ntiyibagirwa isezerano. Uko gutinda ntabwo ari ukunanirwa, ahubwo ni ukwihangana. Ishaka ko benshi bihana bakakira agakiza. Ariko igihe nikigera nta kizari buzagusohora. Tekereza uwo munsi, ibicu bikinguka, umucyo ukayangana kurusha izuba, ijwi rikomeye rikavuga, abantu bakareba hejuru, bamwe bagapfukama, abandi bakihisha kubera ubwoba. Ariko kuba mwizeye ni umunsi w'ibyishimo bitagereranywa, ni umunsi wo guhura n'umukiza, uwo bizeye batigeze babona imbonankubone, ariko bakamukunda mu mitima yabo. Kuza kwa Yesu Kristo ni isezerano rifite imbaraga, ni iherezo ry'umubabaro kuba mwiringiye, ni ugusohozwa kw'ijambo ry'Imana. Ni inkuru igutera kwibaza uti ese nditeguye? Ni inkuru iguhamagarira guhaguruka, gukomera, kukwizera no kubaho ubuzima bushimisha Imana. Reka nkushimire wowe wafashe umwanya wo kudukurikira. Turi muri wa murongo twihaye wo kuganira ku munsi w'imperuka, imperuka y'isi. Tugenda dusobanura ingingo ku yindi kugira ngo umenye aho uhagaze, umenye no kukwiye kuba wakwitegura, ndetse ukomeze no gusobanukirwa, kuko iminsi yo ibimenyetso byamaje gusohora, igisigaye ni ukumva impande. Reka tuze mbabwira ngo ba maso. Iyi ni Pastor Ibaho official YouTube channel ikugezaho ibiganiro bishingiye ku nyigisho za Bibiliya. Njyewe nitwa Pacifique Ibaho.